Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Nta handi muri rero ni kuri Mubwire TV. Nta kindi tubwira abantu, kubwira abantu ko tubakunda, kubwira abantu ko ari beza, kubwira abantu ko tubashimira. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza, bagiye babwirwa, bacibwa intege, babwirwa ko ntacyo bazageraho. Twaravuze ngo niki twebwe twakora. Reka tubwire abantu ko tubakunda, reka tugerageze twereke abantu urukundo. Ugira umuntu utuma yongera kwishima, utuma umuntu yongera kuryoherwa n'ubuzima. Murabizi rero hari igihe dukora ibiganiro bisanzwe tugafata content tukaganira, hari n'igihe dukora ama surprise tugatungura abantu, dufite indabo, dufite n'abahanzi. Ibyo ni ibintu byose tujya dukora. Uyu munsi rero hari umunsi bigera nkavuga ngo nanjye uyu munsi ndashaka gutungura umuntu ntazi, ntafitanye nawe gahunda. Hari abantu bagiye banyandikira ngo se ngo uyu muntu ngo ntago mwari muziranye, ngo ubusi uyu muntu ngo ntago mwavuganye. Bari abantu ntago mba mbazi, usibye umuntu umwe naberetse nkavuga ngo rero twariganye. Mwumvishe ko no mu kiganiro yabivuze ko twize ku kigo kimwe. Uyu munsi rero nabwo tugiye kugenda turebe umuntu twaremera ibyishimo, umuntu twatuma yongera kunezerwa, umuntu twongera kubwira ko Imana imukunda ndetse natwe tumukunda, kuko Imana ikorera mu bantu. Ntabwo Imana izamanuka ngo ibwire abantu ngo irabakunda, ahubwo nitwe izabinyuzamo tubwire abantu ko tubakunda, tubwire abantu ko tubashimira, tubwire abantu ko ari ingenzi, tubwire abantu ko kubaho ubuzima buryoshye hamwe nawe hamwe nanjye twatuma abantu bongera kunezerwa. Uyu munsi rero tugiye kugenda turebe ko hari umuntu tubona mu nzira, umuntu ubwo ni nk'uwo umunsi nawe ubwo ni nk'uwo marayika w'Imana yaduteguriye cyangwa uwo Kristo yateguye kugira ngo uyu munsi ari we tugezaho ibyishimo. Dufite envelope, tugiye kugenda mu nzira turebe ko hari umuntu tuza kubona, turebe ko hari umuntu tuza guhura, tumuremere ibyishimo. Twaravuze ngo tujye dugira hagira umuntu nyine wongera kunezerwa ku bwacu, hagira umuntu wongera kwishima kubera Mubwire TV. Rero mubane natwe, mugendane natwe, turebe uwo muntu ukuntu abyakira, turebe umuntu ukuntu abifata. Ni ukuri mureke tugire abantu twongera gutuma bishima, twongere gutuma abantu bongera kuryoherwa n'ubuzima. Abantu benshi bazinutswe ubuzima, abantu benshi bumva kubaho ntacyo bimaze. Ujye utuma mu kwezi cyangwa mu cyumweru cyangwa ku munsi, ujye ugira umuntu ubera umugisha. Tugende turebe uwo muntu ukuntu biza kugenda. Mubane natwe, turabakunda. Mubonye rero ahantu tugeze muri kuhabona ni hamwe n'isoko. Hari umuntu uri hakurya yacu uri kudoda inkweto. Murabizi ubushize twatunguye umuntu ucuruza agataro, twongera dutungura umubyeyi wari uri mu muhanda agenda ashakisha akazi. Uyu munsi rero turavuze kuko abantu bose tugomba kubereka urukundo, turavuze ngo nawe tumwegere turebe nimba tuvugisha, nimba twakira, nawe tumuremera ibyishimo mu kazi ke ka buri munsi. Ngiye nkunda umuntu wubaha akazi akariko kose ukagakunda, ukagashyiraho umutima wawe, kabasha kuguha umugisha. Rero tugiye kumwegera tumuvugishe, natwakira neza turavugana nawe, hanyuma tumugenere impano y'umunsi. Mubane natwe tugende turebe. Muraho neza? Muraho. Amakuru? Amakuru ni meza. Umeze neza? Meze bon. Je nitwa Sylvie. Nkora ibiganiro kuri YouTube. Yego. Mfite channel yitwa Mubwire TV. Mubwire TV. Alright. Nta kindi tubwira abantu, nukubwira abantu ko ari beza, nukubwira abantu ko tubakunda, nukubwira abantu ko ari umugisha, nukubwira abantu ko ari impano y'Imana. Yego. Rero mu biganiro dukora tujya dutungurana, tugatungura abantu. Ku munsi twavuga ngo uyu munsi dufite umuntu turagenda mu nzira turebe umuntu turi buremere ibyishimo. Wow. Uyu munsi rero twaje turagenda, tugeze hano turavuga ngo wakwegera uriya muntu umujene mwiza kandi ukunda akazi ukora, wamwegera tukamubaza. Niyo mpamvu rero twegere turakubaza, witwa nde, amazina ni nde? Okay, nitwa Nafitimana Amza, ariko n'ubundi ngamasanzwe ndo umuntu w'umuniga. Amazina yanjye y'imihanda nitwa Gitaf. Gitaf? Yeah. Ubuzima buragenda neza cyane. Akazi karagenda neza? Akazi karagenda, sometimes uri bkanka, undi munsi bikemera, mu gitondo bikemera, nimugoroba ukajya ukabona neza ndahiye, ariko rimwe na rimwe bikongera bikanakunda n'iki. Niyo mpamvu rero twaje kukubwira ko ubuzima ni byiza, kudacika intege, ni byiza gushyiramo imbaraga, ukavuga ngo uyu munsi ubwo bitagenze neza, ejo bizagenda neza. Byanejeje kuba ndi hariya kubona umusore nkawe utari maringaringa, utaricaye ngo ukore mu mifuka, wange gukora, ahubwo ukavuga ngo uko biri kose
nakorera n'abantu inkweto zirakenewe mu buzima bwa buri munsi ubuzima bukagenda. Ibyo rero nibyo byatumye tukwegera turavuga ngo tuze tukubwire ko nawe uri ingenzi, kubera ko kuvuga ngo uri ingenzi muri aka kazi kawe, nanjye ndi mu nzira inkweto zikangiriyeho ikibazo, aba bose zabagiriyeho ikibazo, urabafasha. Ndabafasha rwose. Yego, rero niyo mpamvu twaje kukubwira ngo uri ingenzi, ukomeze ugire imbaraga, ukomeze ugire courage, ukore akazi kawe neza kandi ntugacike intege. Yego. None se nayahe makuru niki watubwira? Urumva wowe utekereje ko abantu bagutungura, kuba bakugezeho batakuzi, bakavuga ngo uyu munsi bagenera umuntu ibyishimo, bavugisha umuntu batazi, urabifata gute? Ubyakiriye gute? Okay, ngiye ndumva ari ibintu bidasanzwe ku buzima bwanjye, cyane ko ngiye nabonye hariya ndimo ndumva kana kayikutiyene, ndimo ndumva ijambo cy'Imana muvuga butumwa avuga ati dore Imana igiye gukora abantu ibitangaza, ahubwo nunguwe no kubona numvaga ibintu by'ibitangaza, nonge n'ibindi bintu by'ibitangaza, ahubwo nyibyibuka reka mbe Imana gicyubahiro. Imana ishimwe cyane. Nibyo tubwira abantu, kuremera abantu ibyishimo, kubwira abantu ko ari beza. Twe nibyo biganiro dukora. Ubusanzwe tujyana indabo, tukajyana umuhanzi, tugatungura abantu tutazi, tukabaririmbira, tukababwira ngo turabakunda. Nta kindi, abantu bakomerekejwe n'amagambo atari meza, abantu baciwe intege, nibatinye no kuba baza akavuga se ubu buzima buzakugeza. Ese uradoda ibingibi urumva wenda bizavamo umuryango, urabona hari ikintu uzageraho, ariko twebwe cano yacu niyo kubwira abantu ngo courage, ibyiza biri imbere, kudacika intege, gukura amaboko mu mufuka, ukizera Imana nkuko mvaga ijambo ry'Imana, ukavuga ngo ejo nanjye birashoboka. Uyu munsi rero ntago twazanye indabo, ariko dufite ubu butumwa. Tuba twafashe ubutumwa tukabwandika nyine uko dushoboye, ariko twabushyira umuntu, tukavuga ngo uyu munsi ni impano y'umunsi. Uyu munsi nawe twaje kukubwira ngo hari abantu bagukunda, hari abantu bagutekereza, hari abantu baha agaciro ibintu ukora. Nta murimo uba mubi, nta murimo uba mutoya, nta murimo utagira umusaruro. Iyi ni impano rero twakugeneye kuri uyu munsi. Nanjye ndavuze ngo wishime, nuva mu kazi ugende unywa agafanta, uvuge ngo hari abantu bankunda, hari abantu barekonesa ibintu nkora, hari abantu babona ko nanjye ibintu nkora bikenewe, kuko umuntu wese inkweto ze zagira ikibazo. Umuntu wese wamufasha, umuntu wese watuma urugendo rwe rukomeza, umuntu wese watuma adagera mu nzira ngo asubire mu rugo. Rero twashe kukubwira ngo ukomeze. Uyu munsi urakora gutya, ejo ushobora kwaguka ukagira inzu ikora inkweto, bibaho. Ego, bitewe n'inzozi umuntu afite. Uba wumva se inzozi zawe zakwaguka zikagarukira he? Okay, ngiye bona inzozi zanjye numvaga bino bintu bitagarukira hanka. Mba numva ku bwanjye nka GTF nakwaguka nkagira amakampanyi, nakwaguka nkafite abakozi, nakwaguka nkafite ibintu birenze, no ngabafite nk'ibikoresho biva hanze, nk'amakori yanjye akava ngo mu Buhinde, amasupaguru yanjye ava za Australia, izi nyundo nkoresha ziva hano harenze me. None byarangira icyo gihe mba numva inzozi zanjye nyine nabo umuntu urenze, ufite inganda, ufite amakampanyi arenze nyine n'iki, nkafite aba manager, mfite ibintu by'iki, nanjye nkavuga ngo ndi boss. Hamwe n'Imana rero birashoboka. Uyu munsi ntago ari twe, kuko Imana iba yakugendereye. Imana ntabwo izava mu ijuru ngo izikugenderere, ntabwo Imana izava mu ijuru ngo izimbwire ngo irankunda, ahubwo Imana ni urukundo, kandi Imana ikorera muri twebwe. Uyu munsi rero yakugendere, mu kugendera rero ikagutunguza aka envelope, ni nko kubwira ngo nibyo wifuza birashoboka, n'izo nzozi ufite wazigeraho. Hamwe no kwizera Imana, ugasenga Imana, hanyuma ugakora, ukubaha akazi kawe, ukubaha abakiriya bawe, ukubaha abantu bakuzengurutse, ibintu bizagenda neza. Rero courage, ukomeze ukore neza, ukomeze ukunda akazi, ukunda ibyo ukora, ukunda abakiriya bawe, ibintu bizagenda neza. Niki wabwira abantu bakunda Mubwire TV cyangwa n'abantu b'abakiriya bawe, niki wababwira? Okay, icyo nabwira Mubwire TV, nabwira abantu ko ibi bintu ngiye birananunguye kuva nabo nka GTF. Biranunguye pe, biranunguye n'ubwa mbere mu mateka yanjye nabona cano nk'ingiye ukora ibintu nk'ibi bisa nkaho ari ibitangaza. Gusa icyo nabwira Mubwire abantu, icyo nabwira abantu kuri Mubwire TV nuko nabwira ko bajya bagira gute, bagerageza kugira gute, kuyisura bakayireba, bakajya bakanda like, none icyo gihe bikagira gute, ibintu bigakomeza kwiyongera. Ariko Mubwire TV si ukubeshya pe, n'ubwa mbere nyumvishe, ni n'ubwa mbere nyigiyeho, ariko narabyibagirwa, reka Imana yanjye icyubahiro pe, irankomye pe. Niyo TV muye nawe mu buzima mwumvi ngiye cyandenze. Bose hari umuntu uragutungura mu buzima busanzwe, cyangwa ku munsi w'amavuko, cyangwa umunsi usanzwe, hari umuntu uragutungura ngo akubwire ngo ndagukunda, cyangwa ngukubwire ngo uruwa gaciro, cyangwa akaba ari umukiriya wigeze akubwira ngo ibintu ukora ubikora neza. Okay, ngiye kuva nabaho nka GTF.
ndabayeho ndi umwana muto nkomeza nyine kujya nikaraga imihanda rimwe bikanga umunsi ukemera mbaho gutyo nyine mbaho ndi umupeti w'imihanda n'iki ariko nta muntu arambwira ngo arankunda ariko iri jambo nawe urimbwiye njyewe rero ndagukunda urakoze cyane kandi twebwe ikintu tubwira abantu nuko tubakunda kandi uri umuntu w'umumaro uri umusore mwiza uri umusore ejo wabamo umupapa sinzi nimba uri umupapa ariko ejo wabamo n'umupapa ukavamo umubyeyi mwiza ukarerera u Rwanda hamwe no kubaha Imana hamwe no kubaha ibyo ukora hamwe no gukunda abantu ibintu byose bigerwaho rero twashe kukubwira ngo courage ukunda akazi kawe ujye wubaha abantu ndetse wubahe n'ibyo ukora ubuzima buzagenda neza ubuzima buzakuryohera nimba uyu munsi Imana igutunguye ikakohereza umuntu uje kukubwira ngo courage ije kukubwira ngo turagukunda ije kukubwira ngo ubuzima buraryoshye ni cyerekana ko Imana igufitiye umugambi mwiza rero nta handi bibera ni kuri Mubwire TV mubwire abantu ko mubakunda nta muntu udakeneye urukundo umuntu wese akeneye urukundo ntago urukundo baruvuga urukundo bararutanga urukundo bararwerekana twereka abantu urukundo twebwe twaravuze ngo mu gihe tukiri kwisi tuzatugira gutya tugende turebe umuntu tumubwiye ngo uyu munsi tumutungure wakwibaza ngo kuki sengo mwatunguye umusore ngo kwera iki sengo ari mwagiye nawe akeneye urukundo nawe aratubwiye ngo nubwa mbere umuntu ambwiye ko ankunda nta muntu uramubwira ko amukunda nta muntu uramubwira ko ari ingenzi nta muntu uramubwira ko ari impano y'Imana uri mu mugambi w'Imana kandi Imana iragukunda kandi Imana ikwitayeho kandi Imana igufitiye ejo heza rero courage natwe turagukunda kandi turagushyigikiye uko Imana idushoboza tuzatuza tugusure ndetse turakwifuriza ko uzaguka ukagera kure hanyuma bwira abantu nimero yawe ya telefone ubabwire n'amazina yawe uzabishobora nawe azakuremera ibyishimo uzabishobora yakoherereza izo kore yababwiye ko ashaka kwaguka yababwiye ko ashaka gutera imbere umuntu wese yamushyigikira mwamushyigikira murabona izuba twugamye mu mutaka mwanamushyigikira akajya mu nzu byose birashoboka hamwe n'Imana ndetse n'abantu twagera kure bwira abantu nimero yawe ya telefone hanyuma babwire n'amazina yawe bazagufashe uko bashoboye yego okay nimero yanjye ni 079 80 14 869 amazina akaba ibaruye kuri Ntakirutimana Amza Ntakirutimana Amza Ntakirutimana Amza mu muremere ibyishimo Ntakirutimana Amza mutume yongera kwishima uko atubwiye ngo n'ubwa mbere umuntu amubwiye ko amukunda n'ubwa mbere abonye umuntu mutungura n'ubwa mbere abonye ibyishimo mukomeze mu muremere ibyishimo mumushyigikire mutume ubuzima bwe bushaho kuryoha hamwe n'Imana hamwe namwe ubuzima bwacu bwagera kure dukomeze rero twereka abantu urukundo tubatungure tubabwire ibyiza nta handi bibera ni kuri Mubwire TV mukore subscribe share like comment turabakunda